twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa gatatu w'icyumweru nyuma yo kwigaragaza kwa Nyagasani tariki 8 Mutarama 2025. Ngaha amasomo agiye kuduha ihumure rya Nyagasani. Isomo rya mbere ni ryo mu ya mbere ya Yohani intumwa, umutwe wa 4 umurongo wa 11 kugeza kwa 18. Nkora mutima zanjye, ubwo Imana yadukunze bigezaho natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze abona Imana, ariko niba dukundana, Imana idutuyemo kandi urukundo rwayo ruba ruganje muri twe. Aho tumenyera ko turi mu Mana nayo ikatubamo, nuko yaduhaye kuri Roho wayo. Natwe twarabyitegereje, none turahamya ko Imana Data yohereje umwana wayo kuba umukiza w'isi. Umuntu wese uhamya ko Yesu ari umwana w'Imana, Imana imuturamo nawe akayituramo. Twebwe twamenye urukundo Imana tugaragarije kandi turarwemera. Imana n'urukundo. Umuntu uhorana urukundo aguma mu Mana, nayo ikamugumamo. Nguko urukundo rwaganje muri twe, ku buryo ntabwo baduteye n'umunsi w'urubanza, kuko uko Yesu ameze ariko natwe tumeze muri iyi si. Ntabwo babangikana n'urukundo, ahubwo urukundo rushyitse rwirukana ubwoba, kuko ubwoba buterwa n'igihano, maze ufite ubwoba ntagire urukundo rushyitse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72. Nimuze mwese muramye Imana yanyu. Mana umwami umwegura ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe, acira umuryango wawe imanza ziboneye kandi arengere n'ingorwa zawe. Abami b'Itarishishi n'ab'ibirwa bazamutura, abami b'Iseba n'ab'Isaba bamurabukire. Abami bose bazapfukama imbere ye, amahanga yose amuyoboke. Azarokora ingorwa zitakamba n'indushyi zitagira kirengera. Azagira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramire ubuzima bwabo. Nimuze muramye Imana yanyu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo wa 45 kugeza ku 52. Muri icyo gihe Yesu yaramaze kugaburira imbaga, ako kanya ategeka abigishwa kujya mu bwato no kumutanga hakurya hafi ya Betsayida, we asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera, azamuka umusozi ajya gusenga. Umugoroba ukubye, ubwato babugeze mu nyanja hagati, wakiri musozi wenyine. Abona abigishwa be bananijwe no kugashya kubera umuyaga ahuhaga ubarwanya. Nuko bujya gucya aza basanga agenda hejuru y'inyanja, ndetse ashaka no kubacaho. Babonye agenda hejuru y'inyanja, bakeka ko ari baringa bavuza induru. Bose bari bamubonye bagira ubwoba. Yesu niko kubavugisha ati, nimuhumure nijye, mwigira ubwoba. Nuko abasanga mu bwato, maze umuyaga urahosha, kuko batari bumvise iby'imigati. Imitima yabo yari ikinangiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, nimuhumure, ineza ya Nyagasani. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ihumure ry'Imana rya buri munsi. Ni koko Nyagasani ataduhumurije ntabwo twabaho, twahorana ubwoba. Ariko kubera ko buri munsi twakira ihumure rya Nyagasani, ati nimuhumure ninjye, nawe rero Nyagasani yifuza kuguhumuriza atambutse muri amasomo atagatifu. Ngaho rero rero mu ijambo nawe ryagufashije, uze gukomeza urisubiramo uko umunsi uciye ikibu, uze gukomeza ugenda urizirikana, kuko Nyagasani agukunda kandi arakuzirikana. Ati nimuhumure, humura, ni Nyagasani uguhamagaye. Mu Kinyarwanda ngo haba abana batatu, ngo haba tereriyo, haba ubwirwa kumva, ndetse hakaba n'uwibwiriza. Muri abana ko ari batatu, turaza kwibanda kuri uwa nyuma bita kwibwiriza. Kwibwiriza ugakora neza, niyo ntego yacu rero muri aka kanya, anangingo remezo yacu. Ibwirize ukore neza, ibwirize usenge, ibwirize uririmbe neza, ibwirize ukore igikorwa cy'urukundo, ibwirize usenge. Kwibwiriza duhere ku mwana wa mbere, tereriyo, ni wa wundi nyine uva ntacyo bimubwiye. Ari ku isi, turaba Kristo,
ukumva neza ntacyo bikubwiye. Wahawe Yezu ukumva ntacyo bikubwiye. Uhabwa n'amasakamento ukumva ntacyo bikubwiye. Kubera iki? Byose ubifata nk'ibisanzwe. Muri sosiyete zacu dukunze guhura n'abatereriyo, ntacyo bimbwiye, mbona bihita, mbona birama, biratambuka kumva ntacyo bikubwiye. Turumva ijambo ry'Imana tukumva neza ntacyo ritubwiye. Turahabwa Yezu mu Karisiya, ntihagire icyo bidusigira. Kuko bamwe bibereye tereriyo, ibintu bidutambukaho n'amazimana zikadutambukaho, ariko kubera ko ntacyo bikubwiye, nta nicyo nyine bizakumarira. Wabaye tereriyo, isuzuma uno munsi, urebe ahantu wagiye uregeza, urebe ahantu wagiye urambika, aho warambitse ubukristo, aho wabaye akazuyazi, mbese ntacyo umariye abandi, uribiraho turi biri hanze, ibintu byose ntacyo bikubwiye. Ongera urebe niba utari umwana wa mbere tereriyo. Umwana wa kabiri, ingingo ya kabiri, ngo nuwo babwira kumva. Akenshi aba bana bakunze gukurikiza itegeko rya 4, urajya wubaha ababyeyi bawe, kumvira itegeko. Itegeko riramuranga, itegeko riramurinda, itegeko riramurengera. Mbese abeshwaho n'amategeko, atabyeyi bambwiye iki ntagomba gukirengaho. Umukuru yavuze iki n'iki ntagomba gukirengaho. Mbese ukaba umuntu mwiza ukurikiza amategeko ni byiza. Ariko rero katurebe kadanje karimo ikibazo kiba ku bana babwira bakumva kubera itegeko. Turabyerekeza cyane ku ivanjiri y'uno munsi, aho Yezu niyo mwabikurikiye ngo yatanze itegeko yuko bamutanga hakurya. Abibwira abigishwa be nyuma yuko amaze kugaburira abantu imigati bakarya bagahaga. Nuko abigishwa bakurikiza bya tegeko. Ariko turaza kubona iri tegeko ingaruka zaryo kuba umuntu ukurikiza amategeko gusa. Nuko nyine birangira haje mu bwoba. Ati baranyishe n'indakurikiza ibiki. Ubwo umukuru avuze nta kindi nyine narenzaho. Ibyo uri yavuze nta kindi narenzaho. Ati nibiramutse ngize icyo ndenzaho yanyica, yamitana, yangezereza nabi. Nuko ubuzima bwawe ukaba bwoba, ukorera ku bwoba, ukora kuri baranyishe. Ngize ingaruka z'umuntu ukurikiza itegeko atareba ku ruhande. Mbese nk'umufazi n'umwisha amategeko wese, ariko nawe ahorana iki? Ahorana ubwoba. Nabyo twumvise muri amasomo ari mu bwoba. Kubera iki? Abantu bakurikiza amategeko ariko nta rukundo rurimo. Isomo rya mbere ryatubwiye bene abo nyine bakurikiza amategeko, bene abo bana babwirwa bakumva, bakumvira ariko by'itegeko. Bati l'amour parfait chasse la crainte. Urukundo rushyitse rwirukana ubwoba. Bishatse kuvuga ko ahantu harunze amategeko akenshi uzasanga nta rukundo ruhari, kuko uzaba gusa kankurikiza itegeko ngendere ku murongo ariko nta rukundo. Urakora kuri baranyica, ati ndakora iki? Baranyishe, baranyirukanye ndakora iki ngiki. Ukaza gusanga ibikorwa byawe byinshi ubikora kubera iki? Igitugu, igitutu, itegeko. Ati ntabikora baranyishe, ugakora kugwa buri gihe. Bwoba. Mbega wowe, iyi evanjiri y'uno munsi uramutse urebye ukuntu abigishwa ba Yezu bakurikije Yezu yababwiye, ariko ntawe ngiye kugaruka ngo avuga atari ku bundi ko Yezu asigaye wenyine, nta buryo nasubira inyuma ngo nanjye njye kumugumisha isigare nsezerera imbaga nka Yezu. Nuko baragenda batabyumva. Iyi evanjiri isoza twereka uburyo abigishwa batari bumvise iby'imigati. Yezu yagaburiye abantu imigati ariko mapyisi nariye compris, ntacyo bigeze batoramo. Ibi rero kuba wumvira naif, ukumvira bakakubwira ukumva, ntago birakugeza ku butungane, kuko akenshi urangwa n'igitutu n'amategeko no kumvira abakuru. Ariko ati umukuru yavuze iki ngiki. Mu bihaye Imana akenshi hari abantu bagenda ku mategeko, dore ko n'inkingi 3 z'ubuzima bw'abihaye Imana, y'amasezerano 3 basezerana: kumvira, ubumanzi ndetse n'ubukene. Icyo cya mbere kumvira, ngo iyo utagifite biba gakomeye. Kumvira abakuru, kumvira ni byiza kumvira, ariko hano n'abandi bago muri icyo gishuka ati nintumvira uyu nguyu, nintumvira umukuru superieur arahita anyirukana. Niba tambana ndi gusenga muri chapelle napfukamye narambaraye, ati barahita banyirukana. Nuko rero ibintu byose ukabikora ku gitutu, nawe ntuzumva uko imigati Yezu yabikoze ku mpuhwe ze. Impuhwe ntizigera zikuzamo, ahubwo itegeko. Ngibi byo gukurikira Yezu mu kigare, mu kivunge, ariko utazigera na rimwe wihera na Yezu, gumana na Yezu, umumenya. Ushobora kuba uri Imana ukamara imyaka ngiye kuvuga nyinshi ishoboka nka 80, ariko waragendeye ku itegeko.
ariko utarigera wumva Yezu, utarigera usigara na Yezu wenyine. Kongera turebe ubuzima bwa Yezu ukuntu yarangiza gukora ibikorwa, akanyarukira gusenga, akanyarukira ku musozi, akanyarukira mu isengesho guhura n'Imana kugira ngo yongere yibutse, yibwirize. Ngibi biranga abantu benshi babaho mu kivunge, ikigare, rutine, ubuzima busanzwe, nta wibwiriza n'umurimo. Itegeko gusa, ukubahiriza itegeko ariko nta kwibwiriza birimo. Niyo mpamvu tujye kureba ingingo ya 3 kugira ngo nawe urebe icyo kivunge urimo gishobora kuba cyagutera ubwoba. Kuko abigishwa bagize ubwoba, nuko Yezu arababwira ati nimuhumure ninjye, mwigire ubwoba. Kuko umuntu wese ufite ubwoba nyine ni ikimenyetso cyo kutibwiriza. Iyo wibwiriza uba utuje, kuko nyine uba uturanye na Yezu. Ingingo ya 3, kwibwiriza, wa mwana wibwiriza. Ikiranga wa mwana wibwiriza c'est la créativité. Nawe atega amatwi, akumva icyo Imana imubwira kandi akagikurikiza, kandi agakorera imbere ubuzima bw'imbere, la vie spirituelle, bwa buzima bw'urukundo. Byose ukabikora atari itegeko, ahubwo ari urukundo, kuko wavomye urukundo kwa Yezu, wahuye na Kristo. Ni ugukora icyiza ntawe biguhatiye, ntawe bigutegetse, akababa no mu gihe bakubitira kurya no kuryama, ukihatira kujya gusenga ntawe bikubwirije, ugakora igikorwa cy'urukundo ntawe bikubwirije. Kubera iki? Ako kantu ko kwibwiriza. Yezu iyo tumukurikiye, impamvu dutamukurikiza nuko nyine dutibwiriza. Yezu akora neza, Yezu akagaburira abantu imigati, Yezu agakora ibikorwa by'urukundo, Yezu akigisha, ariko ntihagire n'icyo twiyumviramo. Kubera iki? Kuko twamukurikiye dukurikiye imigati, aho gukurikira Yezu, umugati w'ubugingo, umugati utanga ubugingo. Nibwo bizarangira mu nzira zacu tujya tugira ubwoba, twagera hirya kubera ko dutaruzi Yezu tukagira ubwoba. Ati nibaringa uriya n'umuzimu, aho kubona Yezu umuzima, Yezu umuzima, tukamubonamo umuzimu uwazimye, kuko tutamukurikiza. Abenshi turamukurikiye ariko ntago tumukurikiza, nta niyo mpamvu azaza ubwoba. Yezu rero mu nzira zacu za buri munsi ntama gutumuriza ati nimuhumure, mwigira ubwoba, nimukomere nige. Yaba uzi ko ari Yezu niho akamusize. Nguko rero ko nawe uza kwisuzuma no munsi, uze kureba niba utagendera mu kigari, ukurikiye Yezu nibyo, uruwihaye Imana, ushinze urugo nibyo koko, uhagwa amasakramentu, uri umukristo w'indani. Ariko se koko kukurikiye Kristo aho uranamukurikiza, cyangwa ukora ku gitutu, igitugu, ati bambone, ati baranyishe, nuko ugakora ibintu neza neza nta rukundo rurimo, ahubwo kubera iki? Kubera itegeko n'igitutu. Wibwiriza kangahe ku munsi? Kwibwiriza, umwana n'ubwibwiriza. Ngo umunsi umwe hiye kure cyane muri Afurika, ngo chef w'uruganda ngo arafite abakozi benshi cyane bamukorera, nuko akabizera. Ngo umunsi umwe ngo aryamye nijoro aza kuva umuntu ari gukomanga, ngo bishoje ko hari mu gicuku saa sita z'ijoro. Neza wa mushefu biramubabaza cyane uburyo hari umuntu uri kumukomangira kandi yari iboneye agatotsi. Nuko agiye kubona, abona ari umwe mu bagaragu be wari umaze iminsi mike ahawe akazi muri urwo ruganda, ari buje kumukomangira. Ati niki cyabaye ko nkwanguye? Ati nabuze amahoro. Ati niki cyakubuje amahoro? Ati nabuze amahoro kubera amafaranga warayumpaye, hari note warungeneye ari imwe, ariko nagize ntya nsanga ari note ebyiri ushobora kuba wazingazinze utabizi, ngiye kubona mbona ari ebyiri. Rero umutima wandiye, ijoro ryose sinigeze sinzira, nabuze ibitotsi kubera iyo note yari izingiye kuri yari yakomatanye n'indi, yari ifatanye n'indi. Wampaye note ebyiri kandi wagombaga kumpa imwe, rero nari nkugaruye iyo imwe kuko atari yanjye. Yambujije amahoro, yambujije gusinzira. Nuko arangije shebuja ntiyagira icyo amusubiza, arayakira, ubundi arakinga, undi nawe ataha asubira iwe. Nuko asubiye iwe muri icyo gicuku ngo aza guhura n'inshuti ye, bishoke ko yari iri kurinda izamu irondo. Ituvuye hehe? Wandi wari ugiye gutanga hano taramubwira ati nanabuze ibitotsi kubera ko nanakiye amafaranga atarayanjye. Wandi aramubwira ati mbega umuswa, igicucu gusa, imbwa gusa. Niko manu ikuguye mu biganza none ngiye kuyikuraho? Ubwo se ari kuzamenya ko yayaguhaye? Kuki uri umuswa, kuki uri igicucu, kuki wemeye kubyukira ijoro ryose ujya kumureba?
undi ati nanabuze amahoro, undi ntabyumva ati uri gicucu urumuswa. Manu igwa mu biganza byawe uri kuyakira unayishimire, none ngo urasubiza. Nuko birangira wese subiye iwe. Ese ari wowe tekereza kuri databuja utigeze agira icyo asubiza uyu mukozi wari umuzaniye amafaranga kubera kwibeshya, wamuvugaho iki? Nuko hashize igihe kirekire shebuja atuma kuri wa mugaragu wari wamuzaniye ya note ati, nyuma yuko maze kukwitegereza no kugusuzuma neza, nsanze muri uyu mujyi wose ari wowe nashinga ibyanjye, wera no munsi ugiye kuba umunyabintu wanjye, kuko nasanze ariho nyangamugayo iri muri aka karere. Abandi bose bagiye banyiba, abandi bose nta n'umwe wigeze abwiza ukuri, abandi bose nta n'umwe nigeze numva babaye ko namugaruye amafaranga arenze kandi mpora mbikora. Ni wowe gusa nshoboye kubona muri uno mujyi, na niyo mpamvu ujya kumbera umunyabintu. Nuko amukomeza komeza acunga ibintu bya shebuja. Abayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. Niko manu ikugwa mu biganza nawe uyirekure. Kuki icyo wafashe ukirekura? Kuki muri aka karere nta wundi uragarura amafaranga yatoye ayo bamuhaye kubera kwibeshya? Kuki? Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kongera kugufasha urebe mu nguni zose niba ukibwiriza cyangwa niba uri tereriyo cyangwa niba ukorera ku mategeko gusa. Ati bambwiye wowe se ubwiye iki? Icya mbere ni ka experience gato, uzinjire nk'ahantu hari umunuko, ntabwo nkubwiye hariho nawe uze guhashaka, uzahinjira uzumve hari kunuka impumuro itari nziza, ariko kuzarushaho kugenda uhatinda niko utazongera kumva iyo mpumuro, ahubwo uzumva ari ibintu bisanzwe. Uko niko bimerera umunyacyaha. Akenshi ukoze icyaha wumva bikubabaje, ariko iyo utinze mu cyaha ugakomeza urungikanya ibyaha byinshi, ugakomeza urundanya ibyaha byinshi, uzi ko bigera igihe ukumva ari bisanzwe. Wanabona ukoze icyaha ukuva bucira ubaza ati gihorere nta birasanzwe nta kibazo, neza ntubu ukimva umunuko w'icyaha, ntubu ukimva iyo mpumuro mbi y'icyaha, kuko icyaha cyabaye ikintu gisanzwe. La monnaie courante. Twibanire. Niyo mpamvu uzasanga nyine umuntu abwiye mugenzi we ati po ibyo birasanzwe, kugarura inote bibeshye nta kibazo da, ni manu uwo witoreye. Baba we, nibwo uzasanga bari kukwita igicucu, imbwa gusa n'ibindi byinshi cyane. Akenshi uzasanga muri sosiyete zacu umuntu uri kwitwara neza, umuntu muri mongo mwiza, bamwe nyine baramwibaza ati to iki ni igicucu. Utajya mu ikabare hamwe n'abandi ati iki ni igicucu. Udasinda uti iki ni igicucu. Utajya mu ngeso mbi iki ni igicucu. Mbese ugasanga ikintu cyari nyacyo ni cyahubwo abantu bacuritse. Ati udakora iki kibi ahubwo ni udasanzwe, niwe mubi, niwe uri mu makosa. Umuntu ushinze urugo udaca inyuma bashakanye ati to kiriya ni igicucu. Neza ugasanga twaburuzeho ibintu by'ibitutsi. Hari ibyaha twahinduye karande tubihoramo, none ntitucyumva n'umunuko wabyo kandi byaba. Icya kabiri twazirikana hamwe n'amasomo y'uno munsi nicyo bita ikidodo, inkomanga ku mutima. Uzi ko iyo urambye mu byaha, narinjye kuvuga ufite uburambe nyine, utumva ikidodo. Burya ikidodo nicyo umuntu nyine uhura n'Imana, umukristo akumva inkomanga, wacumuye ukumva neza birakubaba, birakurya, ukumva utasinzira, ukumva utabona ibitotsi, ukumva utabona peti. Ati hari note y'abandi yagiye mu yanjye, hari amafaranga y'abandi yagiye mu yanjye, hari umuntu ntagaruriye, hari umuntu nahenze, hari cyane akoze, ukumva birakurya ku mutima. Aho ngaho uri umukristo. Naho iyo utari umukristo w'indani n'ubundi urabikora ukumva ari bisanzwe, ukajya kuririmba ugahamiriza ugasingiza Nyagasani, kandi imbere ntibiri kugukomanga. Waraye mu ngeso mbi, waraye mu buraya, waraye mu businzi, neza byabaye mahwi, byarafatanye nawe, ntukizi gutandukanya ingeso mbi nawe, mwarahwanye. Aho ngaho rero nta kidodo uzumva pe. Ntuzarenganye Imana, ntuzarenganye mugenzi wawe, kuko w'icyaha ntukikita icyaha. None usuragira ngo bizagende bite? Kowe icyo bita umunuko, impumuro itarize byose byahwaniyemo, uragira ngo bigende bite? Babijya kugushakiraho ubukristo bwahe bwo kajya. Niba utumva ikidodo n'ikimenyetso neza cy'uko utari umukristo, kuko umukristo yakoze nabi arabyumva inkomanga ati ibi wakoze nibi ukabura amahoro pe. Kandi niyo wumva ukoze neza nabyo urabyumva, wumva ufite amahoro nyine. Ngaho rero urajya wibwiriza, niba nta nkomanga ugira iwawe, danger de mort uhegereye wapfa,
ugiye gupfa cyangwa wapfuye uhagaze kuko utacyumva inkomanga y'Imana. Yesu ukubwira ati bikora ntabwo ari byo, aho ngaho nyine ufite ubwoba nawe uri gukora kuri baranyica. Yesu uyu munsi nakubwira ati humura, ni njyewe uri gukubwira ngo bibireke, kora kiriya cyiza reka kiriya kibi. Icya gatatu, nyaboneka ujye witondera ibintu bitari byawe. Izo zambanu byaguye mu mutego wawe, byaguye mu nzu yawe, ati ibi ni ibyanjye. Kwibwiriza ukajya kubwira umuvandimwe ati iki ndabona atari cyo, iki ndabona atari cyanjye, aya mafaranga ndabona atari yanjye, aha ndabona naraguhuguje, aha ndabona bitagenda neza. Izo zambanu rero tugenda twakira, akenshi izo ngizo nizo zitubuza ingoma y'ijuru, akenshi izo ngizo nizo zitera ubwoba, akenshi izo ngizo nizo zituma tutabona Yesu, twamubona tukamubonamo baringa umuzimu kandi Yesu ari muzima. Ufata ingamba uno munsi urebe niba ntawe ujya ukurikiza gusa amategeko bya karande, ariko Imana yakureba igakubura kuko uri umuntu mwiza inyuma, abantu barakubona inyuma, urasenga kuko abantu bakabibona, ariko nturumva uko Yesu yatubuye imigati, nturumva impuhwe za Yesu, nturumva Yesu kuko nta gahungire uhura na Yesu. Ntabwo ujya wabwiriza ngo ujye gusenga, ntujya wabwiriza ngo ujye gushengera, ntujya wabwiriza ngo utaramane na Yesu. Kandi ngo umwana utaganiriye na se ntamenye sekuru yasize avuze. Nawe ndakwifuriza guhura na Yesu kenshi kugira ngo umenye umugambi w'Imana kuri wowe, ko ugomba kwibwiriza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.